Yes, nongeye kubasuhuza mumeze neza ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Robert Victor. Yes, iyi ni channel yawe rero yitwa Ndumutsinzi TV. Wakoze subscribe, channel ni yawe bwite, nta wundi nyirayo. Amakuru acabara yawe, yo mpamvu rero ntukayignoringe. Nubona hari ikije ntukagica amazi, ujye ubanza ugikurikirane neza ko hari umugisha uzanwa no kumva. Ibyanditswe biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Bivuga ngo umuntu iyo yumvishe abaho kwizera, kandi kwizera kuzana gukiranuka. Kuvuga ngo yes, niba ushaka umukiranutsi utega amatwi wumve ubeho. My name is Robert Victor. This is Ndumutsinzi TV. Rero uyu munsi ngiye kuguhereza ibyanditswe bigera muri 5 ndetse wenda bishobora no kurenga, ariko nka 5 cyangwa 4. Ibyo ngibyo wakwifashisha bivuga icyo Imana yishimira ku bantu, cyangwa se Imana irashaka ko abantu bamera bate. Niba wumva rero ushaka yuko wumva ibintu Imana yishimira ku buryo uzajya ubikora ukavuga ngo Imana yishimye rwose, banza ukore subscribe. Nawe wari warayikoze ariko utarafunguye inzogera, hakore uhitemo inzogera y'amatwi. Hanyuma ikindi kora like, ukiyumva kora like kuko video yatangiye already. Kora na share na comment. Uri umuntu w'ingenzi cyane wowe wakoze subscribe, kandi wowe ukora like, ukora na comment, ndagushimiye cyane. Nuko bisanzwe rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko waduhaye ijambo, ndagushimiye ko waduhaye Bibiliya, kandi byari kugira ngo itubere indorerwamo itumurikira abo turiho muri wowe. Yatumurikiye ko turi abakiranutsi imbere yawe biciye mu rupfu Yesu yapfuye, biciye mu maraso yamennye. Utubwira yuko imirimo yacu itari ishoboye kudukiza, ariyo mpamvu amaraso ya Kristo yamenetse kugira ngo dukizwe no kuyizera. Buntu bube ku muntu wese ukurikiranye, kandi uze gufungura imitima yacu ijambo rigira umumaro muri twebwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagusengeye kandi nawe umererwe neza. Rero ngiye kukumenyesha ibyo byanditswe. Icyanditswe cya mbere, abantu benshi bishimira kumenya icyo Imana ikunda ko bakora. Tugire dute Mwami? Nicyo ushaka ko dukora kugira ngo dukore imirimo myiza? Niki? Reka nyikubwire. Ujye muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 28. Urabona Yesu abafarisayo baramubajije ngo none Mwami, tugire gute ngo dukore imirimo myiza, imirimo y'Imana? Abantu benshi n'ubabishaka. Ese uko bamuvuga ko imirimo atari ngombwa? Iyi mirimo Imana yashima noneho twakora ni iyihe? Uyu murimo yababwiye, ndakubwiza ukuri, nawe iyo byumvisha uba wumva nyine atari umurimo, uba wumva bisuzuguritse, uba wumva ntacyo waba wakoze. Gusa ikintu yababwiye, yarababwiye ngo mwizere uwo yatumye. Biratangaje, yatangaje. Mwizere uwo yatumye gusa, se byonyine cyane, byonyine birahagije. Niko yababwiye, mwizere uwo yatumye, nta kindi mbasabye. Bivuga ngo Imana uyu munsi iradusaba kwizera uwo Imana ubwayo yatumye nyine. Iyo rero ngo wizeye uwo yatumye, ngo uba ukoreye Imana. Hari ukuntu umuntu agusaba ngo ukorere Imana, ngo basi no murabukoreye Imana. No, gukorera Imana ni ukwizera uwo yatumye. Kwizera uwo yatumye ni ukuyikorera. Nawe niba ushaka gukorera Imana imirimo, izere uwo yatumye, urabikoreye. Ikindi cya kabiri, yaba Filipi igice cya 4 umurongo wa 6. Bavuga ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, wese abiyemo byingingira kandi mushima.
ngo mushima ngo kuko ari ibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Urumva icya mbere ni ukwizera uwo yatumye, icya kabiri uhora ushima, muhore mushima, muhore mushima. Aho ngaho ndetse icyo cyanditswe kiri no mu Batesalonike ba mbere ibice 5:18. Musenge ubudasiba, mubaho byose muhore mushima kuko ari ibyo Imana ibashaka muri Kristo. Musenge ubudasiba, mubibaho byose muhore mushima kuko ari ibyo Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Yesu, ibyo Imana irabyishimira guhora ushima, guhora uyishima. Yishime, izera uwo yatumye. Uwo yatumye umwizeramo iki? Umwizera ko yatumye ubabarirwa ibyaha cyangwa yakuyeho ibyaha byawe, bigatuma uba umukiranutsi imbere yayo. Hanyuma rero byizere, uraba ukoreye Imana imirimo yayo, uraba uyikoreye imirimo myiza. Hanyuma nanone icyo ni icyanditswe icya mbere. Icya kabiri nacyo nakibabwiye ko ari uguhora uyishima, ko ari ibyo gushakaho nabyo bigushakaho guhora uyishima. Hanyuma ikindi nacyo ngo Imana ishaka cyangwa yishimira, muri Yohana nanone igice cya 6 umurongo wa 48 haravuga ngo icyo Data ashaka ni uko uwitegereza uwo mwana akamwizera abona ubugingo buhoraho. Kuvuga ngo icyo Data ashaka ni uko niba witegereje uwo mwana ari we Yesu Kristo ukamwizera, uhita uhabwa ubugingo buhoraho. Noneho bivuge ngo Imana yishimira yuko abantu bakira ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero niba bufite ubwabyo ni ibinezeza ku Mana, ni ikintu kinejeje ku Mana. Uri umunezero w'Imana niba warakiriye ubugingo buhoraho. Kwakira rero ubugingo buhoraho nyine biva ku kubanza kwizera Yesu. Mwizere urabukoze umurimo w'Imana. Hita wakira nyine n'ubugingo buhoraho, umenye ko ubwakiriye muri wowe. Urabukoze icyo Data ashaka. Ikindi mu bibaho byose uhora ushima, nibyo Imana ishaka, nibyo Imana igushakaho muri Kristo Yesu. Ibyo ubwo si bine, si byanditswe bine. Hanyuma icya 5, Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 16 haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kuvuga ngo n'ikindi kintu cyanezeza Imana ni ukugira neza ndetse no kugira ubuntu. Gutangira ubuntu utari bukenera inyungu mu muntu, icyo ni igitambo kinezeza Imana. Ni ikintu wakora Imana ikanezerwa. Kubera iki? Nayo niko iteye, itanga nta muntu izishyuza. Nawe gira umuco wo kujya utanga ntawe wishyuza. Ntugahe abantu gusa bazakwishyura. Hari ukuntu abantu batwerera abandi, abareka mutwerere wenda nanjye azantwerera. No, bikore udafite umutima wo ukazakwishyura, ahubwo ufite umutima w'uko Imana uzaba uyinejeje. Ni igitambo ngo kinezeza Imana. Kugira neza, kugira imbabazi, kugira impuhwe, ibyo ubwabyo ni ibitambo binezeza Imana, kuko Imana nayo niko iteye. So rero urumva ko ibyo bintu ubikurikije nabyo byaba ari byiza. Itegereza umwana w'Imana cyangwa se umurimo Imana ishaka wa mbere ni ukwizera uwo yatumye. Wowe izera uwo yatumye. Bamwizera bate? Ni ukwemera ko yishyizeho ibyaha byawe akabibambirwa ku musaraba, akamena amaraso kugira ngo wowe utazabizira. Kandi n'ibyaha byawe byahashize, ibyaha by'uyu munsi ndetse n'ibyaha by'ahazaza. Mu mutima yabyishyiremo yuko yabipfiriye, wowe Imana itazabikubaza. Ubu uri umukiranutsi, ntabwo ukiri umunyabyaha imbere y'Imana niba wizera gutyo. Ngo ni n'umurimo w'Imana uba ukoze. Icya kabiri, aho muri Yohana 6
makumyabiri n'umunani niko havuga uko maze kuvuga, ndetse hakongera hakavuga kuri 48 hakavuga ngo 6:48 ngo icyo data ashaka nuko uwitegereza uwo mwana akamwizera aba ahawe ubugingo buhoraho. Uvuga ngo data ikintu ashaka ni uko utunga ubugingo, nuko niba wizeye Kristo uhita umenya ko ufite n'ubugingo buhoraho. Icyo ni ikintu agushakaho, ni ikintu yumva yishimira ko waba ufite, kuko rega nawe ifite ubugingo buhoraho yakwishimira ko nawe bugira. Rero ibyo byanditswe bibiri ubyiteho. Ikindi mu Bafilipi 4:6 aravuga ngo ntihakagire ikintu mwiganyira, kuvuga ngo Imana ntishaka ko wiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima, kuko ari ibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo icyo Imana igushakaho kindi yakwishima ibonye ugifite. Ntukiganyire, kandi ibyo ushaka ngo reka ariyo ijya ibimenya, ubisaba ibyingingiye kandi ushima. Uvuga ngo wikwiganyira, yisenge, uyisabe ibyo ushaka kandi ushime. Ibyo ni byo Imana igushakaho. Nabyo nubigira umuco wawe, kwanga kwiganyira kure, kubuza umutima wawe kwiganyira, ahubwo ukajya usenga. Senga niba ubabaye, niba ufite icyo ubabaye, niba ufite icyo ushaka, gisengere kandi ugisaba Imana, hanyuma ngo unashime ko iguhaye. Kuvuga ngo uwo ni umutima wizera, gushima Imana ukiyisaba ihita unashima. Ibyo ni ibintu Imana yishimira. Cyanditswe nacyo ni icya kangahe? Hamwe no mu Batesalonike 5:18, musenge ubudasiba, mbaho byose muhore mushima ko ari byo Imana ibashaka muri Kristo. Icyo ni ikindi cyanditswe. Abaheburayo 13:16 haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe ko ibitambo bisa bitari byo binezeza Imana. Kuvuga ngo uwo ni umurimo nawe wakora ukanezeza Imana, kugira neza ndetse no kugira ubuntu, gutangira ubuntu utishyuza, utumva ko bazakwishyura. Icyo ni ikintu cyanezeza Imana. Ikindi muri Samweli wa mbere 15 muri 20 naho haravuga ngo Imana yishimira uyumviye kurusha uko wayitambira ibitambo. Kuvuga ngo ikindi Imana yishimira ni ukuyumvira. Hanyuma aya magambo yose nkubwiye ni ukumvira. Nuramuka wizeye uwo yatumye uzaba wumviye, nuramuka ukoze bino uzaba uretse kutiganyira uzaba wumviye, nuhora ushima uzaba wumviye. So rero kumvira nako kuruta gutamba ibitambo ngo nibyo Imana yishimira. Ibyo ni byanditswe bigera muri 5 ndetse birenga, ushobora kwifashisha umenya icyo Imana yishimira. Yishimira ko wababariwe kubw'igitambo cya Yesu, nicyo ubundi hariya cya mbere yabivuga. Umenye ko wababariwe uri umukiranutsi. Nubwo Imana bukubeho. Kamwibutse nanone aka kantu kuko twabanye, kanda subscribe, ufungure inzogera, ushyiraho inzogera y'udutwi, nyuma ukandi like, kandi share na comment. Kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho. Ugira ibihe byiza kandi iki cyumweru kizarangira umeze neza. Mu izina rya Yesu uzatangire n'ikindi umeze neza ufite amashimwe. Bakoze cyane. Bye bye. Bye bye.